Nshuti muvandimwe ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana iduhane umugisha. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kwigana ijambo ry'Imana. Nk'uko twari twaratangiye kwiga kino cyigisho ubushize, uyu munsi tugeze ku mugabane wacu wa gatatu, ari nawo mugabane usoza, aho tugiye kurebera hamwe icyo nakwita nk'umwanzuro kuri kino cyigisho kivuga ngo impamvu urukundo rw'Imana rutuma itubuza kurya inyama. Nk'uko bisanzwe rero mugiye kukigezwaho n'umuvandimwe Majabu Areruya Tito. Mbere y'uko rero tujya mbere mu cyigisho, mureke dusenge. Mana yacu, twongeye kugushima ko duhaye amahirwe atangaje yo kugaruka nanone ku birenge byawe kugira ngo twige, twumve icyo wifuza ko tumenya, duhugurwe n'umwuka wawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turararetse Mwuka Wera ngo abane natwe. Umwana w'umuntu ntabwo ashobora kwemeza imitima, ariko Umwuka Wera niwe ushobora kugendera imitima kandi akayihindura. Dushoboze rero kwemerera Mwuka Wera ngo aduhindure, tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi rero ingingo z'ingenzi tugiye kurebera hamwe ni izi ngizi zikurikira. Mbese muri Edeni cyangwa se muri Edeni baryaga inyama? Niba bataraziryaga se byaje kuza bite? Mbese Imana yazihaye abantu nk'impano nziza cyangwa wari umuvumo kuri bo? Ni gute Abisiraheli batsinzwe mu butayu ku byerekeranye no kurya inyama, kandi twabigiraho iki? Kubera iki Imana iturarikira gusubiza ku mirire ya katanga ka mbere? Mbese ubugome abantu bakorera inyamaswa bazababazwa ku munsi w'amateka? Mbese iherezo ryo kurya inyama mu itorero ryahanuwe ko ari irihe? Kandi turasabwa iki? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuzeho umwuka w'ubuhanuzi. Ndakwibutsa yuko turimo turifashisha n'ubundi igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, ndetse turaza no kwifashisha igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ariko ibindi bihamya byose turi bwifashishe biboneka muri kino gitabo n'ubundi twakomeje dukoresha kuva na mbere, cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Kikaba cyanditswe na Ellen White, kikaba cyuzuyemo amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi gusa atavangiye, nta magambo y'umuntu ku giti cye arimo, ahubwo yose ni amagambo yaturutse ku ikaramu ya Madamu White. Rero nk'uko twabivuze, tugiye gutangira ku kagingo ka mbere, aho tugiye kureba inkomoko yo kurya inyama. Ubundi kurya inyama byaturutse hehe? Imirire y'inyama, ingaruka y'icyaha. Mu nama ku mirire n'ibyo kurya, ingingo ya 639 haravuga ngo Imana yahaye ababyeyi bacu ba mbere ibyo kurya yari yaragennye ko ari byo bigomba gutunga abantu. Ntibyari mu mugambi wayo ko hagira ikiremwa kivuswa ubuzima bwacyo. Nta rupfu rwagomba kuba muri Edeni. Ibyo kurya by'imbuto zisoromwe ku biti nibyo byagendanaga n'ibyifuzo by'umuntu. Imana niyo yahaye umuntu uruhusa rwo kurya inyama, usibye gusa nyuma y'umwuzure. Ikintu cyose cyagombaga gutunga umuntu cyari cyarimbutse. Bityo Uhoraho abona ko Nowa n'umuryango we babikeneye, abaha uruhushya rwo kurya inyama z'amatungo mazima kandi atazira yari yarajyanye mu nkuge. Ariko inyama ntibyari ibyo kurya bifitiye akamaro gakomeye umuntu. Uku niko Mwuka w'ubuhanuzi bivuga. Abantu babayeho mbere y'umwuzure bariye inyama maze bahaza irari ryabo ribi kugeza ubwo bujuje igikombe cyabo cy'ibibi, maze Imana ihumanura isi ubwandu bwayo iyejesheje umwuzure. Uko niko umuvumo wa gatatu wageze kuri iyi si. Ino si imaze kwakira imivumo myinshi cyane. Ibyanditswe byera bitwereka ko ubwo Adamu na Eva bacumuraga, isi bayizaniye umuvumo. Uwo wari umuvumo wa mbere. Ubwo Kayini yicaga Abeli murumuna we, uwo wari umuvumo wa kabiri wageze ku isi. Rero ubwo habagaho umwuzure, Imana igahumanura isi ikoresheje umwuzure, uko niko umuvumo wa gatatu wageze ku isi. Ikintu gitangaje kandi kibabaje ni uko mu byaha byaranze abantu babayeho mbere y'umwuzure, kimwe mu byabaranze kwari ukurya bakavuyarara, bakanezezwa no kwica amatungo ndetse no kuyarya. Irari ryabo ribi rimaze kurenga urugero, Imana iraza itunganya isi.
Aho ngaho harimo ikintu gikomeye dushobora kwigira kuri bano bantu babayeho mbere. Umuvumo wa mbere wari warabwiwe urubyaro rwa Adamu n'isi bitewe no kutumvira. Umuvumo wa kabiri kandi wavumwe ubutaka nyuma y'uko Kayini yishe umuvandimwe we Abeli. Umuvumo wa gatatu uteye ubwoba wakomotse ku Mana wageze ku isi yose mu gihe cy'umwuzure. Nyuma y'umwuzure abantu barariye baravuyarara inyama z'inyamaswa. Imana yabonye ko inzira z'abantu ari mbi kandi zangiritse, kandi ko umuntu yarangwaga no kwishyira hejuru arwanya umuremyi we, maze agakurikiza ibyo umutima we bwite ushaka. Maze Imana yemera ko ubwoko muntu bwaramaga cyane butangira kurya inyama z'inyamaswa kugira ngo imibereho yabwo y'ubunyacyaha igabanuke. Bidatinze nyuma y'umwuzure mwene muntu atangira gusigingira n'imyaka y'uburame bwe itangira kugabanuka. Aha rero ni cya kintu twari twavuzeho dutangira icyigisho. Kurya inyama ntabwo byari biriho mu mugambi w'Imana, ahubwo byaje nyuma y'icyaha, ndetse by'umwihariko byaje nyuma y'umwuzure ubwo ibyo kurya byasaga nk'aho byashize. Ikindi kintu kandi tubonye hano gikomeye cyane ni uko Imana ubwayo ariyo yatanze uburenganzira ngo abantu barye inyama, ariko ntabwo byaje ari impano nziza kuri bo. Byaje kuko nta kindi cyari gihari cyo kurya. Byumvikana ko ubwo ibimera byari byongeye gushibuka kandi bikera, abantu nta rwitwazo bari bafite rwo gukomeza kurya inyama. Ikindi cya kabiri tubonye ko icyatumye Imana yemera abantu kurya inyama nanone ni ukugira ngo imibereho yabo y'ubunyacyaha igabanuke. Uko barambaga bakarama imyaka myinshi, Imana yagira ngo bigabanuke. Kandi koko na n'uyu munsi abantu bose barya inyama nibo bantu bapfa mbere y'abatazirya. Abantu babeshwaho no kwirira ibikomoka ku bimera, bakarya ibimera ntibarye inyama, abo bantu nibo usanga baramba. Ariko aba kera bo byari umwihariko kuko bararambaga imyaka amagana, hafi imyaka 1000. Ariko uhereye igihe abantu batangiye kurya inyama ndetse no kwinezeza mu kwica inyamaswa, ibyo byose byatumye imibereho yabo igabanuka. Ikindi kintu rero tugiye kurebera hamwe ni iki? Gutsindwa kw'Abisiraheli n'igihombo mu by'amoko. Mbese Abisiraheli batsinzwe bate? Kandi ni ikihe gihombo bagize mu by'amwuka? Ellen White yaranditse ku ngingo ya 641 yaranditse ati: imirire umuntu yagenewe n'Imana mu ntangiriro ntiyarimo ibyo kurya bikomoka ku matungo, keretse gusa nyuma y'umwuzure ubwo ibimera byari byashizeho nibwo umuntu yahawe uburenganzira bwo kurya inyama. Mu guhitiramo umuntu ibizamutunga muri Edeni, Imana yerekanye imirire irushije indi yose kuba myiza. Mu guhitamo kw'Abisiraheli, Imana yongeye nanone kubigisha iryo somo. Yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, itangira kubaha amahugurwa, ibamenyesha ko ari ubwoko yironkeye. Imana yifuzaga guha umugisha no kwigisha abatuye isi ikoresheje Abisiraheli. Ibagenera ibyo kurya birushijeho kuba byiza kandi bigendanye n'umugambi wayo, atari ibyo kurya by'inyama, ahubwo yabahaye manu, umutsima uvuye mu ijuru. Bitewe no kwitotomba no kwivovota, basaba inkono z'inyama zo muri Egiputa, bemerewe kurya inyama kandi ibyo biba iby'igihe gito. Kuzirya byazaniye indwara n'urupfu abantu ibihumbi n'ibihumbi, nk'uko biboneka mu gitabo cyo Kubara igice cya 11 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 33. Nyamara gukoresha imirire itarimo inyama ntibyigeze byakira ngo umutima ukunze. Byakomeje kubabera intandaro yo kwitotomba no kwivovota, bakabikora ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, ariko byagize iherezo. Aya rero ni amagambo akomeye cyane. Tubonye ko Abisiraheli ntabwo bishimiye manu ngo bishimire umutsima uvuye mu ijuru babona nta kintu bakoze, ari impano y'Imana. Manu yari icyigisho gikomeye cyane kitwereka ko mu by'ukuri ntabwo umuntu atungwa n'imbaraga ze, umuntu atungwa n'Imana gusa. Imitsima tubasha kubona n'ibyo tubasha kurya n'ibyo Imana ishobora kutwoherereza kugira ngo bidutunge, mu by'ukuri byose biva mu ijuru. Nubwo turarikirwa gukora, tukararikirwa kuvunika no gututubikana, ariko Imana idahiriye imirimo y'intoki zacu nta kintu dushobora kuronka, nta na kimwe dushobora kuronka,
ahubwo byaba ari agahinda gusa kandi byarangira nta kintu kimwe tubashije kugeraho. Rero Abisirayeli ntabwo bakoresheje ayo mahirwe neza, Imana barayivovoteye, ahubwo bisabira inkono z'inyama. Imana rero kubwo kuyititiriza cyane no kwerekana ko bifuza cyane inyama, Imana yarazibahaye, ariko byari iby'igihe gito, kandi abaziriye, abarushijeho kwitotomba, abari bafite irari ryinshi cyane, batewe na mugiga yica abantu benshi cyane, ibihumbi byinshi mu gihe gitoya. Ubu rero tugiye kureba umugambi Imana yari ifitiye Abisirayeli. Ni ku ngingo ya 644, umugabane wayo wa kabiri. Nk'uko nari mbivuze, ni ingingo ya 644, umugabane wayo wa kabiri. Nawe yaranditse ati: iyo bagira ubushake bwo kurwanya irari mu mirire, bakumvira amabwiriza y'Imana, ntibari kugira intege nke n'uburwayi. Urubyaro rwabo rwari kugira imbaraga z'umubiri n'iz'intekerezo. Bari gusobanukirwa neza n'ukuri ndetse n'inshingano yabo, bakarindwa ubusumbane kandi bakarangwa n'umutimanama muzima. Ariko ntibagize ubushake bwo kwemera ibyo Imana ibasaba, maze bananirwa kugera ku rugero yari yabashyiriyeho no kubona imigisha yari yarabageneye. Bivovoteye amabwiriza Imana yabahaye, maze bararikira inyama zo muri Egiputa. Imana yarabaretse babona izo nyama, ariko zibazanira umuvumo. Rero ibi nibyo twavugaga, Imana yarabaretse barazirya, ariko zibazanira umuvumo. Kimwe mu bintu bahombye gikomeye nk'uko tumaze kubyiga, ni uko mu by'ukuri iyo bishimira gahunda Imana yabahaye, bakanezezwa n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa Imana yabageneye, bari kuba bazima mbere na mbere, bari kugira amagara mazima, bari kugira imbaraga z'umubiri n'iz'intekerezo nk'uko hano tumaze kubisoma, ariko kandi ngo bari gusobanukirwa neza n'ukuri ndetse n'inshingano byabo, bakarindwa n'ubusumbane kandi bakarangwa n'umutimanama muzima. Nyamara kubwo kwivovota no kwifuza ibyo Imana itifuje ko aribyo byabatunga, aya mahirwe yose bagize gute? Barayatakowe cyangwa se barayazimije. Rero Imana iraturarikira gusubira ku mirire ya Katanga ka mbere. Tugeze ku ngingo ivuga ngo turararikirwa gusubira ku mirire ya mbere. Muri kino gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya n'ubundi, ku ngingo ya 648, nawe yaranditse ati: inshuro nyinshi neretswe ko Imana ishaka kutugarura ku mwimerere w'imirire ya mbere, intambwe ku ntambwe ikatugarura ku mugambi wayo wa mbere w'uko umuntu agomba kubeshwaho n'ibyo kurya byera mu butaka bw'isi. Iki ni cyo Imana yifuza. Dukomeje n'icyigisho, ku ngingo ya 649, nawe yaranditse ati: imirire yacu igomba kuba igizwe n'imboga, imbuto n'ibinyampeke. Nta muntu wapfuye inyama ugomba kwinjira mu gifu cyacu. Kurya inyama ni ibintu bitari muri kamere y'imiterere yacu. Tugomba gusubira ku mugambi wa mbere Imana yaturemeye, Katanga ka mbere, mu iremwa ry'umuntu. Ingingo ya 650 muri kino gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, bananditse ngo: mbese iki si cyo gihe abantu bose bakwiye kugira umugambi wo kureka inyama? Ni buryo ki abashaka kubonera, gutungana no kuba abera, kugira ngo bazabashe kubana n'abamarayika bo mu ijuru, bakomeza gukoresha ibyo kurya bifite ingaruka yo kwangiza umubiri n'ubugingo? Ni buryo ki babasha kwambura ubuzima ibiremwa by'Imana kugira ngo babashe kwishimisha barya inyama? Ahubwo nibagaruke ku mirire yuzuye kandi y'ibyo kurya biryoshye byahawe umuntu Katanga ka mbere, maze nabo ubwabo babyimenyereze kandi bigishe n'abana babo kubikoresha. Kugirira impuhwe ibyo biremwa Imana yaremye kandi ikabiduha ngo tubitegeke. Aya ni amagambo akomeye cyane, ngo mbese iki si cyo gihe abantu bose bakwiye kugira umugambi wo kureka inyama? Ni buryo ki abashaka kubonera, gutungana no kubabera, kugira ngo bazabashe kubana n'abamarayika bo mu ijuru, bakomeza gukoresha ibyo kurya bifite ingaruka yo kwangiza umubiri n'ubugingo? Ni buryo ki kandi babasha kwambura ubuzima ibiremwa by'Imana kugira ngo babashe kwishimisha barya inyama? Ahubwo nibagaruke ku mirire yuzuye kandi y'ibyo kurya biryoshye byahawe umuntu Katanga ka mbere, maze nabo ubwabo babyimenyereze kandi bigishe n'abana babo kubikoresha. Kugirira impuhwe ibyo biremwa Imana yaremye kandi ikabiduha ngo tubitegeke. Aya magambo nyasubiyemo kuko ari amagambo akomeye cyane kandi tugomba kuyitaho. Aha rero hari ikintu bavuzemo gikomeye.
kuba abantu bashobora kunezezwa no kwambura ubuzima amatungo cyangwa se inyamaswa kugira ngo babone uko barya inyama zazo. Ese Imana yo yabivuzeho iki, cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi buvugaho iki? Tugiye kureba mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 372 ndetse na paje 373 mu gitabo cya soft. Ariko n'abashobora kujya no kuri website bagasoma kino gitabo, muraza kubona ahanditse ngo AA 303.4. Aho ngaho mushobora kugera kuri iyo subi cyangwa se kuri icyo gika kirimo amagambo tugiye gusomera hamwe. Imana yaravuze iti, icyaha cy'umuntu nicyo gituma ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe, nk'uko tubisanga mu Baroma 8:22. Uko niko umubabaro n'urupfu byageze ku muntu no ku nyamaswa. Bityo rero umuntu niwe ugomba gushaka uko yakoroshya umubabaro icyaha cye cyazaniye ibiremwa by'Imana, aho kuwongera. Umuntu uzagirira amatungo nabi bitewe n'uko ayategeka azaba ari ikigwari n'umunyagitugu. Umwuka wo kubabaza baba bagenzi bacu cyangwa amatungo n'inyamaswa ukomoka kuri Satani. Dukomeje na kino gihamya baravuga ngo abantu benshi ntibamenya ko ubugizi bwa nabi bwabo buzigera bumenyekana, kubera ko amatungo yarushye kandi atavuga adashobora kubivuga. Ariko iyaba amaso y'abo bantu yahwezaga nk'aya Balamu, babona umumarayika w'Imana ahagaze nk'umugabo wo kubashinja ibyo bakoze mu nkiko zo mu ijuru. Ibikorwa byabo bigizwe mu ijuru, kandi umunsi ugiye kuza ubwo abagirira ibiremwa by'Imana nabi bazacirirwa urubanza. Ano magambo arakomeye cyane cyane. Aha mu ncamake ikintu tubonyemo kandi gikomeye cyane ni uko umubabaro wose tubona kuri iyi si watewe n'icyaha cy'abantu, icyaha cya mwene muntu, ari bo twe, ari bo wowe, ndetse n'undi wese uzabasha kumva kino cyigisho. Rero niba ari twe twazanye umubabaro, nitwe twakabaye dufata iya mbere mu kubungabunga ibyasigaye, ntabwo ari twe twakabaye aba mbere mu gufata ibiremwa tukabyongerera umubabaro. Twakawugabanyije kandi tukanicuza n'icyo cyaha twakoze. Ariko birababaje kubona ngo nanone umuntu ari we ukomeza kongera umubabaro w'ibiremwa by'Imana. Ikintu gitangaje baravuze ngo umwuka wo kubabaza baba bagenzi bacu, ugakora ikintu ushaka kubabaza mugenzi wawe. Icyo ni kimwe. Icyo cy'abantu baravuga ati icyo kirumvikana rwose. Ariko si icya kabiri. Ndetse n'umwuka wo kubabaza amatungo n'inyamaswa. Uwo mwuka n'umwe kandi ukomoka kuri nde? Kuri Satani. Rero aha nta rujijo ruhari, Imana buri kimwe cyose barakigaragaje. Umuntu kandi ngo ubabaza amatungo kuko ayategeka, kuko ayayobora, kuko araye, uwo nawe azabibazwa. Niba inkoko ari izawe, mu kanya ugashyushya amazi, ukazica umutwe, ukazishyira mu mazi ashyushye, ibyo byose uba ukora nubwo ayo matungo yaba ari ayawe cyangwa atari ayawe, uwo ni umwuka ngo uva kuri Satani. Uko abantu bishimira rero kwica amatungo ndetse n'inyamaswa, ubushize twarabibonye, ibyo ubwabyo bituma umuntu agira kamere ya kinyamaswa. Noneho rero kurya na za nyama zagiyemo bwa burakari n'umujinya bitewe n'uko amatungo yamenye ibyo bagiye kuyakorera, nabyo twabonye ko bigira ingaruka zitandukanye. Ariko hano ikintu basorejeho gikomeye cyane nifuza gushimangira nkagisubiramo ni iki ngiki ngo abantu benshi ntibamenye ko ubugizi bwa nabi bwabo buzigera bumenyekana. Baravuga ati ibi ntabwo bizigera bimenyekana. Kubera iki? Kuko amatungo yararushye, ntago avuga kandi ntago ashobora kubivuga. Ariko iyaba amaso y'abo bantu ngo yahwezaga nk'aya Balamu, babona umumarayika w'Imana ahagaze nk'umugabo wo kubashinja ibyo bakoze mu nkiko zo mu ijuru. Ibikorwa byabo bigezwa mu ijuru, kandi umunsi ugiye kuza ubwo abagirira ibiremwa by'Imana nabi bazacirirwa urubanza. Rero ushobora kuvuga uti njyewe ntabwo nyafata itungo ngo ryice. Ariko iyo ugiye ugatanga komande ngo munzanire inkoko, mbese utekereza ko bari bukuzanire inkoko nzima cyangwa barabanza bayice? Mbese uruhare ugira mu gutuma ibiremwa by'Imana bigira agahinda kandi bikishwa, bigapfa urubozo kugira ngo umuntu yishimishe mu kurya inyama,
Mbese uruhare rubigiramo ni uruhe? Biratangaje kubona buri kimwe cyose dukora muri iyi si kizazanwa mu rubanza. Tugiye gusa nk'abasoreza rero kuri ino ngingo ivuga ngo turitegura kwimurwa tugataha iwacu. Inama makumyabiri n'ibyo kurya, ingingo ya 651. Rero cyaranditse ati: mu bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu, hari abazareka rwose kurya inyama ntizizaba zikiboneka mu mirire yabo. Mu bategereje dukwiriye guhora tuzirikana iryo herezo, tukita ku nshingano yacu duhanze amaso iryo herezo. Iki kintu bagisubiyemo kandi kirakomeye. Dukwiriye guhora tuzirikana iryo herezo, tukita ku nshingano yacu duhanze amaso iryo herezo. Ntabwo niyumvisha ko igihe tukirya inyama twaba duhamanya n'umucyo Imana yashimye kuduha. Abakozi bo mu bigo byacu by'ubuzima bagomba by'umwihariko kwiga gutungwa n'amatunda, imboga n'ibinyampeke. Niba dukurikiza amabwiriza agenga ibi ngibi, niba twebwe nk'abakristo b'abagorozi tumenyereza irari ryacu maze tukagaruka ku mirire Imana yatanze mbere na mbere, icyo gihe rero tuzashobora kwigisha abandi ibi ngibi kandi ibyo bizashimisha Imana. Amena. Niba dukurikiza amabwiriza agenga ibi ngibi, niba twebwe nk'abakristo b'abagorozi tumenyereza irari ryacu maze tukagaruka ku mirire Imana yatanze mbere na mbere, icyo gihe rero tuzashobora kwigisha abandi ibi ngibi kandi ibyo bizashimisha Imana. Inshuti yanjye muvandimwe, ndakurarikira kugira ngo wishimire kugera kuri uru rwego, aho utazaba uri kwicira urubanza kuri iyi ngingo ndetse no ku zindi zitandukanye. Niba uzabasha kubishyira mu bikorwa, niba uzabasha kubyigisha abana bawe, abazagukomokaho, abagufataho urugero bose, kandi nibwo uzumva ufite imbaraga zo kubyigisha abandi. Ariko kandi ikirenzeho bizashimisha Imana. Rero baravuze ngo mu bategereje kuza kwa Yesu kurya inyama bizahagarara. Bamwe bazabireka rwose, ariko n'abandi batarabireka ngo bakwiye guhanga amaso iryo herezo, akaba icyo kintu bahora batekereza bakacyibwira, nabo bagategura uburyo iryo herezo ari ryo bazasorezaho. Rero iyo ntambwe nshuti yanjye ndayikurarikiye, niba ko kuvuga ko witegura kugaruka k'umwami wacu Yesu, reka twite kuri iri herezo umuhanuzi yagaragaje rigomba kubaho mu bizera b'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Niyo mpamvu nari navuze ni iki cyigisho kimeze nk'umwanzuro, kiratwereka umwanzuro aho ugomba kubugana. Twe gukomeza guseta ibirenge, twe gukomeza gutera imigeri ku mihunda, twe gukomeza kunirinda ijwi rya Mwuka w'Imana. Nta kintu na kimwe Imana itagaragaje, nubwo byatinda ariko bizasohora, kandi ubuhanuzi bw'Imana kuko burasohora. Ingingo ya 653. Abigishijwe bakamenya ibibi byo kurya inyama, kunywa itabi. Abigishijwe bakamenya ibibi byo kurya inyama, kunywa ikawa n'icyayi ndetse n'ibyo kurya bikungahaye ku binure n'amavuta kandi biteguye mu buryo bwangiza umubiri, kandi bakaba biyemeza gukurikiza isezerano bagiranye n'Imana kubwo kwitanga, ntibazakomeza gukurikiza irari ryabo mu mirire. Dukomeje, ntabwo bazakomeza iyo mirire y'ibyo kurya bazi ko bigirira nabi umubiri. Imana ishaka guhumanura irari ryacu ryo mu mirire kandi tukagira umwuka wo kwiyanga ku bintu byose bitari byiza. Uyu ni umurimo ugomba gukorwa mbere y'uko ubwoko bw'Imana buhagarara imbere yayo buboneye. Amena. Imana ishakira ibyiza itorero ryayo ryasigaye. Niyo mpamvu igira inama abagize iryo torero ngo bareke gukoresha inyama, ikawa n'icyayi n'ibindi byo kurya byangiza umubiri. Hari ibindi bintu bitagira ingano bishobora kudutungira ubuzima byiza kandi bituma tugira amagara mazima. Iyo ni ingingo ya 654. Ingingo ya nyuma tugiye gusorezaho iravuga ngo dushaka ubutungane bwuzuye. Nawe yaranditse ati ku ngingo ya 655 mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Abantu bavuga ko bategereje kugaruka kwegereje kwa Kristo bagomba kurangwa n'ivugurura rikomeye. Ivugurura ry'ubuzima rigomba gukorera mu bizera bacu umurimo ritigeze rikora kugeza ubu. Hari abagomba gukanguka bakamenya akaga ko gukoresha inyama, nyamara ubu bakaba bakirangwa no kurya inyama z'amatungo, bityo bakaba barimo
gushyira mu kaga imibiri yabo, intekerezo zabo n'imibereho yabo mu bya mwuka. Byumvikane neza ko kurya inyama bishyira mu kaga ubugingo bwacu. Benshi mu bihannye by'igice ku kibazo cyo kurya inyama bazagenda batandukana n'ubwoko bw'Imana, ntibongere kugendana nabo. Aya magambo arakomeye cyane. Ni ku ngingo ya 655. Benshi mu bihannye by'igice ku kibazo cyo kurya inyama bazagenda batandukana n'ubwoko bw'Imana, ntibongere kugendana nabo. Ibi ntabwo mbitindaho, niko igihamya cyanditse. Usenge cyane kugira ngo Umwuka Wera abigusobanurire. Ariko muvandimwe, ndakurarika, niba wifuza kugumana n'ubwoko bw'Imana ukazasoza unesheje, ntiwinangire cyangwa ngo wihane by'igice kuri iyi ngingo, kuko biragaragara ko benshi izatuma batsindwa, kandi kugeza ubwo ubwabyo byanatuma bava mu bagize ubwoko bw'Imana. Rero icyo kintu kirakomeye cyane. Ingingo ya 656 mu gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya, Inaweti yaranditse ati: abavuga ko bizera ukuri bagomba gushishoza, bakarinda imbaraga z'umubiri n'iz'intekerezo, kugira ngo Imana n'umurimo wayo bidakozwe isoni na gato n'amagambo yabo cyangwa ibikorwa byabo. Akamenyero n'ibikorwa bigomba kugengwa n'ubushake bw'Imana. Tugomba kwitondera cyane imirire yacu. Neretswe neza ko ubwoko bw'Imana bugomba gushikama bukirinda kurya inyama. Mbese mu myaka 30 Imana iba yarahaye ubwoko bwayo ubutumwa bubabwira ko niba bashaka kugira amaraso mazima n'intekerezo nzima, ko bagomba kureka gukoresha inyama, niba itarabonaga akamaro gakomeye k'ubwo butumwa. Iyo dukoresha inyama, kamere ya kinyamaswa iriyongera, kamere ya mwuka ikagabanuka. Ingingo ya 657 mu nama ku mirire n'ibyo kurya baranditse ngo ibibi by'inyama ntibibonekera ku ndwara zigera ku mubiri gusa, bibonekera no mu ntekerezo. Inyama zica ubuzima, kandi igikora ku mubiri kigera no ku bugingo no ku mwuka. Nimutekereze ku bugome bukorerwa amatungo n'inyamaswa bitewe no kuribwa kwazo, n'ingaruka bigira ku bazibaga n'abazibona. Mbega ukuntu ibyo bintu bituma abantu batakigirira impuhwe ibyo biremwa by'Imana. Ingingo ya 658 guhora abantu barya inyama z'inyamaswa zapfuye bigira ingaruka yo gucogoza imbaraga z'intekerezo kimwe n'iz'umubiri. Iyaba abantu babonaga impamvu itera ingaruka, babona ko ubwoko bwinshi bw'indwara buterwa n'ingaruka yo kurya inyama. Iyo abantu bitegerezaga bakabona ukuntu impamvu ibyara ingaruka, bakasobanukirwa nyirizina ingaruka nyinshi tubona ikiba cyaziteye, ba bantu ngo babona yuko ubwoko bwinshi bw'indwara buterwa n'ingaruka yo kurya inyama. Abarya inyama, ikigemye kirakomeye cyane, kandi nicyo ngiye gusorezaho, nicyo kibanziriza icyo ngiye gusorezaho. Inaweti yaranditse ati: abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeranye n'iki kibazo. Nta gihamya bafite kibereka ko bari mu nzira ifite umutekano. Nta rwitwazo na ruto bafite rubemerera kurya inyama z'amatungo yishwe. Umuvumo w'Imana uri ku nyamaswa zaremwe. Kenshi iyo abantu bariye inyama, zijya kuborera mu gifu maze zigateza indwara, kanseri, ibibyimba n'indwara zifata mu bihaha, akenshi biterwa no kurya inyama. Ndakurarikiye kugira ngo iki gitabo nawe ujye ukibumbura ubyisomere. Birashoboka ko ari ubwa nyuma na nyuma Imana iguhaye amahirwe yo gusobanukirwa n'ububi bw'inyama n'impamvu tugomba kuzireka. Ntunanire ijwi rya Mwuka Wera, ahubwo guhera uyu munsi ufate umwanzuro. Ingingo ya 660. Iyaba buri wese yabashaga gusobanukirwa n'ibi bintu nereswe, abatagira icyo bitaho, abadaha agaciro ibyo kubaka imico yabo, abahora bararikiye inyama, ntibahirahira. Iyaba buri wese yasobanukirwaga n'ibi bintu nereswe, babandi batagira icyo bitaho, abadaha agaciro ibyo kubaka imico yabo, abahora bararikiye kurya inyama, ntibahirahira ngo basamire inyama z'inyamaswa zapfuye,
kugira ngo bahaze ipfa ryabo. Iyaba bamenyaga ibi byose, ntabwo bahirahira ngo basamire inyama z'inyamaswa zapfuye. Indyo nk'iyo yangiza amaraso binyuze mu mitsi anyuramo, maze igatera umuntu kugira ibyifuzo bibi bya kinyamaswa. Indyo nk'iyo kandi igabanya ubushobozi bwo gushishoza n'imbaraga z'intekerezo mu byo kumenya Imana n'ukuri no kwimenya kw'abantu ubwabo. Nshuti muvandimwe, Imana ishimwe ko inyujijemo uyu muburo nanone, kandi Imana ikugenderere. Niba udasobanukiwe neza, ukurikire icyigisho nigishije kuri ino ngingo. Hari umugabane wa mbere, twize umugabane wa kabiri, ndetse dusoreje ku mugabane wa gatatu. Uzafata akanya ino migabane yose uyisubiremo. Ni ibyigisho bigufiya, buri cyigisho ntabwo kirengeje iminota 30. Rero Umwuka Wera atugenderere, kandi kino cyigisho cye kukugirira akamaro gusa, ahubwo kizakagire n'umuryango wawe n'abandi bose wabisangiza ukabona ko byabafasha. Ubasangize iki cyigisho mu gihe twifuza gutungana mu mico. Imana itubashishe kumvira icyo Imana itwifuzaho. Nibyo nisabira nawe ngusabira mu izina rya Yesu, amena. Reka rero dusenge. Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko ubwo abantu benshi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, twe twizera ko atari byo, ahubwo buri munsi uduha andi mahirwe, ukongera ukatwongera andi mahirwe, ugakomeza gutinza igihe kugira ngo ahari buri wese yihane ave mu byaha bye. Nta muntu ushobora kwicara ngo avuge ngo nta cyaha afite. Gusuzugura umucyo twahawe no kuninira ijwi rya Mwuka Wera, icyo ni icyaha gikomeye. Dushoboze kukihana no kugicikaho. Uduhishurire uburyo nitureka imirire yo kurya inyama tuzahinduka mu mico no mu mitekerereze, kandi icyifuzo cyacu cyo gutungana no gukiranuka kizatworohera kurenza uko twakabikoze tukirya inyama. Dushoboze kumvira, uturinde kunenera ijwi rya Mwuka Wera. Dusabiye abantu bose bazumva ubu butumwa, naho icyigisho cyose kizagera, niba kizagenda kikagera ku mpera y'isi, uwo ni umugambi wawe, ariko uzabiyobore, kandi yaba njye n'undi wese uzumva ubu butumwa bizamufashe, bimugirire akamaro. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amena.